Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi ni umunsi wa 15 turi mu gitabo cyo kuva. Uyu munsi turatangira n'ibice 21. Ushize nakoze ikosa mbabwira ko ari umunsi wa 15 ariko wari umunsi wa 14. Andi mategeko y'Imana. Aya mategeko nayo uzashyira imbere yabo. Nugura umugurano w'umuheburayo agukorera imyaka 6. Kwa 7 azagende ab'umudendezo atagize icyo yicunguje. Niba yaraje wenyine agende wenyine, niba yarazanye n'umugore we ajyane nawe, kandi shebuja namushyingira umugore bakabyarana abahungu cyangwa abakobwa, uwo mugore n'abana be bazaba bashebuja uwo, ariko uwo mugabo agende wenyine. Ariko uwo mugurano niyerura ati nkunze databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, sinshaka kugenda ngo mbe umudendezo, shebuja amujyane imbere y'Imana, amuhagarike ku rugi cyangwa ku nkomanizo, shebuja amupfumuze ugutwi uruhindu, agumye kumukorera iteka. Umuntu nagura umukobwa we ngo abe umugurano, ntagenzwe kumwe n'abagurano b'abagabo. Niba atanejeje shebuja wagambiriye kumurongora, yemere ko acungurwa. Ntiyemererwe kumugurisha abanyamahanga kuko yamuviriye mu isezerano. Kandi namushyingira umuhungu we, amugirire nk'ibyo yagirira umukobwa we. Namuharika ntagabanye ibyo kurya bye n'imyambaro ye, ntamwicire igihe. Natamukorera ibyo uko ari 3, azagende adakoranuwe. Ukubise umuntu agapfa ntakabure kwicwa. Kandi umuntu natubikira undi, Imana igatuma amugwa mu maboko, nzagutegekera aho azahungira. Umuntu natera mugenzi we abyitumye ngo amwicishe uburiganya, umukure ku gicaniro cyanjye ahorwe. Ukubise se cyangwa nyina ntakabure kwicwa. Uwibye umuntu akamugura cyangwa bakamufatana ntakabure kwicwa. Uvumye se cyangwa nyina ntakabure kwicwa. Abantu nibarwana umwe agakubita undi ibuye cyangwa igipfunsi, akabirwara iminsi ntapfe, nasindagirira ku kibando uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo azariho iminsi amaze arwaye, kandi amuvuze arinde akira neza. Umuntu nakubita inkoni umugurano we w'umugabo cyangwa w'umugore akamukumbanya, ntazabure guhanwa. Ariko nasibira 1 cyangwa 2, ntashyirweho igihano, kuko uwo ari ifeza ye. Kandi abantu nibarwana bakababaza umugore utwite akavanamo inda, ariko ntagire ikindi aba, ntazabure kuriha icyo umugabo w'uwo mugore amurihishije cyose. Azarihe nk'uko abacamanza bategetse. Ariko nihagira ikindi aba, uzategeke ko ubugingo buhorerwa ubundi, ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi, ikiganza gihorerwa ikindi, ikirenge gihorerwa ikindi, ubushye buhorerwa ubundi, uruguma ruhorerwa urundi, umubyimba uhorerwa undi. Umuntu nakubita umugurano we w'umugabo cyangwa w'umugore akamumena ijisho, amuha umudendezo kuko amumennye ijisho. Kandi nakubita umugurano we w'umugabo cyangwa w'umugore akamukura iryinyo, amuha umudendezo kuko amukuye iryinyo. Inka niyica umugabo cyangwa umugore agapfa, iyo nka ntikabure kwicishwa amabuye kandi ntikaribwe, ariko nyirayo ntazagibweho n'urubanza. Ariko niba iyo nka yari isanzwe yica, bakaba barabibwiye nyirayo ntayirinde, ikica umuntu cyangwa umugore agapfa, iyo nka yicishwe amabuye, nyirayo nawe bamwice. Nibamuca ikarabo, atanga ibyo bamuciye byose gucungura ubugingo bwe. Naho yaba umuhungu w'umuntu cyangwa umukobwa we, iyo nka yishe bimubera uko iryo tegeko ritegetse. Inka niyica umugurano w'umugabo cyangwa w'umugore, nyirayo azahe shebuja w'uwo shekeri z'ifeza 30, bicishe iyo nka amabuye. Umuntu nasibura urwobo rwacukuriwe kubika amazi, cyangwa nacukura ntarupfundikire, inka cyangwa indogobe ikagwamo, nyirarwo arihe icyo iguze, ahe nyirayo izo feza, intumbi ibe iya nyir'urwobo. Inka y'umuntu niyica iy'undi igapfa, yayishe bayigure
bagabane ibiguzi byayo, kandi n'intumbi nayo bayigabane. Cyangwa nibimenyekana yuko iyo nka yari isanzwe yica, nyirayo ntayirinde, ntazabure kurihaho indi intumbi ikabiye. Andi mategeko y'Imana: umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayigura, inka ayiriheho 5, intama ayiriheho 4. Ibice 22. Umujura nagwa mu cyuho nijoro, amaraso ye ntazaba kwa mwishe, ariko nibamwica izuba rirashe, amaraso ye azabakoraho, kuko yari akwiriye kwigura, kandi n'aba adafite icyo yigura ntibamugure kubw'ubujura bwe. Nafatanwa inyibano ikiri nzima, naho yaba inka cyangwa indogobe cyangwa intama, ariheho 2. Umuntu niyonesha umurima cyangwa uruzabibu by'undi, cyangwa niyihorera itungo rye rikona umurima w'undi, amugerere imyaka irushaho kuba myiza yo mu we murima cyangwa iyo mu rwe ruzabibu, ayimurihe. Umuriro nucanwa ukagurumana ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukambukiranya ugafata amasaka ari ku murara cyangwa agihagaze, cyangwa umurima ugashya, wacanye uwo muriro ntakabure kubiriha. Umuntu nabitsa mugenzi w'ifeza cyangwa ibindi bintu bikibirwa iwe, umujura naboneka azarihe 2. Nataboneka, nyiri urwo rugo yigira imbere y'Imana ngo arahire yuko atiyibishije ibya mugenzi we. Mu byo guhuguzanya byose, naho yaba inka cyangwa indogobe cyangwa intama cyangwa umwambaro cyangwa ikindi kintu cyose cyabuze, umuntu akagishingura ati, iki ni cyo nabuze, urubanza rwa bombi ruzaburanirwa imbere y'Imana. Uw'Imana izacira urubanza ko atsinzwe, azarihe undi 2. Umuntu naragiza mugenzi w'indogobe cyangwa inka cyangwa intama cyangwa irindi tungo ryose, igapfa cyangwa ikavunika cyangwa ikanyagwa ari ntawe ubireba, kurahira Uwiteka kuzabe hagati yabo bombi yuko atiyibishije itungo rya mugenzi we, nyiraryo yemere, undi ntarihe. Ariko nyakwibirwa iwe azarihe nyiraryo. Ariko ryakwibirwa iwe azarihe nyiraryo. Ryatanyaguzwa n'inyamaswa azazane igikanka kimwemeza, ntazarihe itanyaguwe. Kandi umuntu natira itungo rya mugenzi we rikavunika cyangwa rigapfa, nyiraryo adahari, ntazabure kumuriha. Ariko nyiraryo nahaba, ntazamurihe. Ariko ryaba rije ngo uwagwatiriye atange ibiguzi by'igihe basezeranye, ibyo biguzi bizarangize. Umuntu nashukashuka umwari utasabwe akaryamana nawe, ntakabure kumukwa ngo amurongore. Ariko se niyanga rwose kumumushyingira, azatanga inkwano nk'iz'abakobwa. Umurozikazi ntuzareke abaho. Uzaryamana n'itungo ntakabure kwicwa. Uzatambira Imana yose igitambo itari Uwiteka azarimburwe rwose. Umusuhuke n'umunyamahanga ntukamugirire nabi, ntukamuhate, kuko namwe mwari abasuhuke mu gihugu cya Egiputa. Ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Nugira icyo wabaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo. Uburakari bwanjye bukagurumana nkabicisha inkota. Abagore banyu namwe bakaba abapfakazi, abana banyu bakaba imfubyi. Nuguriza ifeza umukene wese wo mu bwoko bwanjye muri kumwe, ntuzamugire nk'uko abishyuza bakora, kandi ntimuzamwaka inyungu. Niwaka umwenda wa mugenzi wawe ho ingwate, izuba ntirikarenge utawumushubije, kuko ari wo yambara wonyine, ari wo mwambaro wo ku mubiri we. Aziyorosa iki? Nantakira nzamwumvira, kuko ndi umunyambabazi. Ntugatuke Imana, ntukavume umutware w'ubwoko bwanyu. Ntugatinde kuntura ku byuzuye ibigega byawe.
no ku mazi y'imbuto y'ibiti byawe. Imfura z'abahungu bawe ujye uzintura, abari kugirira n'inka zawe n'intama zawe, uburiza buzamarane iminsi 7 na nyina. Kwa munani ujye ubuntura, kandi muzambere abera. Nicyo gituma mudakwiriye kurya ikirira cyo ku gasozi, mujye mukijugunyira imbwa. Igice cya 23. Andi mategeko y'Imana. Niwumva inkuru y'impuha, ntukayamamaze. Ntugakoranire mu ntoki n'umunyabyaha gusezerana guhamya ibinyoma. Ntugakurikize benshi gukora ibyaha, kandi nutangwa ho umugabo, ntukajye iyo abenshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi. Kandi ntugatsindishirize umuntu yuko ari umukene. Nuhura n'inka y'umwanzi wawe cyangwa n'indogobe ye izimira, ntukabure kuyimuzanira. Kandi nusanga indogobe y'umwanzi wawe umutwaro ihetse yawugwanye, ukagira ngo wirengagize kumufasha, ntukabure kumufasha. Ntukagoreke urubanza rw'umukene uri muri mwe. Wirinde cyane ibirego by'ibinyoma. Ntukice utacumuye, ukwiriye gutsinda umuziza akarengane, kuko ntazatsindishiriza umunyabyaha. Ntugahongererwe, kuko impongano ihumya amaso y'abareba, kandi igoreka imanza z'abakiranutsi. Kandi ntugahate umusuhuke w'umunyamahanga, kuko muzi umutima w'umusuhuke, kuko namwe mwari abasuhuke muri Egiputa, mu gihugu cya Egiputa. Mu myaka 6 ujye ubiba ku butaka bwawe, usarura imyaka yabwo. Ariko ku wa 7 bujye buruhuka, uburaze, kugira ngo abakene bo mu bwoko bwanyu barye kimeza. Ibyo basize inyamaswa zo mu gasozi zibirye. Uko aba ariko ujye ugenza uruzabibu rwawe n'urwelayo rwawe. Mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe, kwa 7 ujye uruhuka, kugira ngo inka yawe n'indogobe yawe ziruhuke, umwana w'umuja wawe n'umusuhuke n'umunyamahanga basubizwemo intege. Mwitondere ibyo nababwiye byose, ntimukavuge na hato amazina y'izindi mana, ntakumvikane mu kanwa kawe. Uko umwaka utashye ujye unziririza iminsi mikuru 3. Ujye uziririza iminsi mikuru y'imitsima itasembuwe. Mu minsi 7 ujye urya imitsima itasembuwe, uko nagutegetse mu gihe cyategetswe cyo mu kwezi Abibu, kuko ariko waviriyemo muri Egiputa. He kugira umuntu uza ubusa imbere yanjye. Kandi ujye uziririza umunsi w'umukuru w'isarura, w'umuganura w'imirimo yawe wabibye mu murima. Kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura rya byose wo ku iherezo ry'umwaka, numara gusarura imirimo yawe mu isambu yawe. Uko umwaka utashye, abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Umwami Uwiteka ibihe 3. Amaraso y'igitambo ntambiwe ntukayatambane n'imitsima yasembuwe. Kandi urugimbu rw'icyatambwe ku munsi mukuru wanjye ntirukarare ngo rugeze mu gitondo. Umuganura w'ibibanje kwera mu butaka bwawe ujye uwuzana mu nzu y'Uwiteka Imana yawe. Ntugatekeshe umwana w'ihene amahenehene ya nyina. Dore ndatuma marayika imbere yawe, akurindire mu nzira, akujyana aho nakwiteguriye. Mumwitondeho, mumwumvire, ntimukamugomere, kuko ntazababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Ariko numwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Kuko marayika wanjye azakujya imbere, akakujyana mu Bamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abanyakanani n'Abahivi n'Abayebusi, maze nkabarimbura. Ntuzikubite imbere y'imana zabo, ntuzazikorere, kandi ntuzagenze nkabo, ahubwo uzabarimbure rwose. Uzatembagaze inkingi z'amabuye bubatse, kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe. Kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere, nirukana abantu
uzageramo bose, ntuma ababisha bawe bose baguha ibitugu. Nzohereza amavuba kujya imbere, yirukana abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. Sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare, inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikagutera. Ahubwo nzabirukana imbere yawe, ni ruto ngeze aho uzagwirira ukazungura icyo gihugu. Nzagushyiriraho urugabano ruhere ku nyanja itukura rugeze ku nyanja y'Abafilisitiya, kandi ruhere ku butayu rugere ku ruzi Ufurate, kuko nzabagabiza abatuye muri icyo gihugu, mukabanesha mukabirukana imbere yanyu. Ntuzagire isezerano usezerana nabo cyangwa n'imana zabo. Ntibazagumye kuba uwo mu gihugu cyawe, kugira ngo batakuncumuzaho, kuko wakoreye imana zabo ntibyabura kukubera umutego. Isezerano ry'Uwiteka n'Abisiraheli rirakomezwa. Igice cya 24. Imana ibwira Mose iti: uzamukane na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisiraheli 70, mwerekeje aho Uwiteka ari. Namwe musenge mukiri kure. Mose abe ari we wigira hafi y'Uwiteka wenyine, bo ntibamwigire hafi, kandi abandi bantu ntibazamukane nawe. Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati: ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose yandika amagambo y'Uwiteka yose, azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'uwo musozi n'inkingi y'amabuye 12 zingana umubare n'imiryango y'Abisiraheli uko ari 12. Atuma abasore bo mu Bisiraheli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'uko bari amahoro. Mose agabanya amaraso mu bice 2 bingana, kimwe agisuka ku nzabya, ikindi akimisha ku gicaniro. Yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu. Baramubwira bati: ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora, kandi tuzamwumvira. Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati: ngaya amaraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe, nk'uko ayo magambo yose ari. Maze Mose azamukana na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisiraheli 70, bareba Imana y'Abisiraheli. Munsi y'ibirenge byayo hameze nk'amabuye ashashwe ya safiro ibonerana, ihwanye n'ijuru ry'umukemure ubwaryo. Kandi abatoranijwe b'Abisiraheli ntihagira icyo ibatwara. Bareba Imana, bararya baranywa. Uwiteka ahamagara Mose ngo yongere kuzamuka umusozi wa Sinayi. Uwiteka abwira Mose ati: zamuka uze aho ndi ku musozi ugumeyo, nanjye nzaguha ibisate by'amabuye biriho amategeko n'ibyategetswe nandikiye kubigisha. Mose ahagurukana na Yosuwa umufasha we. Mose azamuka ku musozi w'Imana, abwira ba bakuru ati: mudutegereze hano mugeze aho tuzagarukira aho muri, kandi Aroni na Huri murasigaranye, ushaka kuburana abasange. Mose azamuka kuri uwo musozi, nta gicu kirawubundikira. Ubwiza burabagirana bw'Uwiteka buguma ku musozi wa Sinayi. Igicu kiwubundikira iminsi 6. Kwa 7 ahamagarira Mose muri icyo gicu. Amaso y'Abisiraheli ishusho y'ubwiza bw'Uwiteka yameraga nk'umuriro ukongora ku mutwe w'uwo musozi. Mose ajya imbere muri icyo gicu, azamuka kuri uwo musozi, awumaraho iminsi 40 n'amajoro 40. Ibice 25. Ibyo kurema ihema ry'Imana. Uwiteka abwira Mose ati: bwira Abisiraheli banture amaturo. Umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we mwakira itura ntura. Ibi aba ari byo mwakiraho amaturo: izahabu n'ifeza n'imiringa n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza by'ubwoya bw'ihene, n'impu z'amasekurume y'intama zizingishijwe inzingo itukura, n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi, n'imbahu z'ibiti byitwa imishita, n'amavuta
y'amatabaza y'ibihumura neza byo kuvangwa n'amavuta ya elayo yo gusiga, n'ibyo kuvangwa bigahinduka umubavu mwiza wo kosa, n'amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo guhundwa akaba ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo ku gituza. Kandi bandemere ubuturo bwera ntubure hagati muri bo, uzabureme use n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. Kandi bazabaze isanduku mu giti cyitwa umushita, uburebure bwayo bw'umurambararo bibe mikono 2 n'igice, ubugari bwayo bube mukono 1 n'igice, uburebure bw'igihagararo bube mukono 1 n'igice. Uzayiyagirizeho izahabu nziza imbere n'inyuma, uyigoteshe umuguno w'izahabu, uyitekere izahabu zivemo ibifunga 4, ubishyire ku nkokora zayo zo hepfo uko ari enye. Ibifunga 2 bibe mu rubavu rumwe, ibindi 2 bibe mu rundi. Ubaze imijisho mu mushita, uyagirizeho izahabu, ushyire iyo mijisho mu bifunga byo mu mbavu z'iyo sanduku, bajye bayiremereza. Iyo mijisho igume mu bifunga by'isanduku ntikabivemo. Ushyire muri iyo sanduku ibihamya nzaguha. Kandi ucure intebe y'ihongerero mu izahabu nziza, uburebure bwayo bw'umurambararo bube mikono 2 n'igice, ubugari bwayo bube mukono 1 n'igice. Kandi ureme abakerubi 2 mu izahabu, ubareme mu izahabu icuzwe, ubareme mu mitwe yombi y'iyo ntebe y'ihongerero. Ureme umukerubi umwe umutwe umwe n'undi mu wundi, bacuranwe n'intebe y'ihongerero mu mitwe yayo yombi. Abo bakerubi batande amababa yabo hejuru ngo bayakingiririshe iyo ntebe y'ihongerero, berekerane barebe iyo ntebe y'ihongerero. Ushyire iyo ntebe y'ihongerero kuri ya sanduku, uyishyireho ibihamya nzaguha. Aho niho nzajya mbonanira nawe hejuru y'intebe y'ihongerero, hagati y'abo bakerubi bari ku isanduku y'ibihamya. Niho nzajya nkubwirira amategeko yanjye yose ntegeka Abisiraheli. Kandi uzabaze ameza amwe mu mushita, uburebure bwayo bw'umurambararo bube mikono 2, ubugari bwayo bube mukono 1, uburebure bw'igihagararo bube mukono 1 n'igice. Uyayagirizeho izahabu nziza, yagoteshe umuguno w'izahabu, uyabarize igikomeza amaguru kiyagote, ubugari bwacyo bube intambwe 1, ukigoteshe umuguno w'izahabu. Uyatekere izahabu zivemo ibifunga 4, ubishyire ku nkokora uko ari enye ziri ku maguru yayo uko ari 4. Ibyo bifunga bibe hafi y'igikomeza amaguru, bibe ibyo gushyirwamo imijisho yo kuremerezwa ameza. Ubaze imijisho mu mushita, uyiyagirizeho izahabu, aba ariyo ijya iremerezwa ayo meza. Ucure amasahani n'udukombe byo kuri yo, ucure n'ibikombe n'imperezo byo kuri yo, byo gusukisha amaturo y'ibyo kunywa, wicure mu izahabu nziza. Ujye utereka kuri ayo meza imitsima yo kumurikwa ihora imbere yanjye iteka. Kandi uzareme igitereko cy'amatabaza mu izahabu nziza, bakirememo izahabu icuzwe, indiba yacyo n'umubyimba wacyo, ibikombe n'ibibumba bumbye n'uburabyo byo kuri icyo bicuranwe nacyo. Kandi gishamike amashami 6. Amashami 3 y'icyo gitereko ashamike ku rubavu rumwe, n'ayandi 3 mu rundi. Ishami rimwe rigira ibikombe 3 bisa n'uburabyo bw'indozi, cyose gifatanye n'ikibumbabumbye n'ururabyo. N'iryo ku rundi rubavu rigira ibikombe 3 bisa n'uburabyo bw'indozi, cyose gifatanywe n'ikibumbabumbye n'ururabyo. Amashami yose uko ari 6 ashamitse kuri icyo gitereko aba ariko amera. Umubyimba wacyo ugire ibikombe 4 bisa n'uburabyo bw'indozi n'ibibumbabumbye n'uburabyo bifatanye nabyo.
ikibumbabumbye kibe munsi y'amashami abiri acuramye nacyo, n'ikindi kibe munsi y'andi mashami abiri acuranywe nacyo, ikindi kibe munsi y'andi mashami abiri acuranywe nacyo, uko amashami ashamitse kuri icyo gitereko ari 6. Ikibumbabumbye byacyo by'amashami yacyo acuranwe nacyo cyose gicurirwe hamwe izahabu nziza. Ucure amatabaza yacyo 7, bazajye bayagishyiraho uburyo butuma amurikira imbere yacyo. Icyuma cyacyo cyo gukuraho ibishirira n'udusahani two kubishyiraho bicurwe mu izahabu nziza. Italanto y'izahabu nziza aba ariyo icyo gitereko cy'ibyo bintu byacyo byose, n'ibyo bintu byacyo byose biremeshwa. Ugire umwete wo kubirema ukurikize icyitegererezo cyabyo werekewe kuri uyu musozi. Amen.